jewe kugira ubyemere neza abamagabo ntibongera kuba mu rugo umudugudu ndaranyubutumwa rega amatwe urumva uyu ndaranyubutumwa guhera umunsi kugira ubyumve neza uyu yamenya tega amatwi wumve ntabwo nshaka abagabo bakunda kuba mu rugo umudugudu ufasha amafaranga nimwongera kuba mu rugo umudugudu mumenye ko ntandanya ndaranyubutumwa yakwishyuye urumva ne mereza Mbese ufite icyo kibazo ndaranyubutu ndarahiye n'imbere y'Imana yo mu ijuru uyu munsi ntabwo ncika urumva neza nakwishura mereza amafaranga wakabenzi yamenya makesi kandi ushyireho na yejo bundi nayo uyu munsi gira vuba nubwo ndi kwishura ibirarane uraciga ugeze mu wakangahe twagajanye mwakwafuse ubaga nk'uwakangahe ndatsindaga ariko nari ngo bajya bamabirete mba numva ntabwo baguhaga iki birete kubera iki bataguhaga birote none se ababyeyi banjye baga bishyuye school feeding ntabwo ababyeyi bawe ndaranyubutumwa na Mukamana babura minerivare ahubwo se kuri umuyobozi nta kuntu wazamfasha ukabambwira kuki utabimbwiye kare kuki utabimbwiye kare bajya bayajyana mu kabari ugeze ngo iki nyiramukobwa ahubwo se wazamfasha nk'ubu ngubu naratsinze muri primaire banyohereza kwiga igicumbi ariko mama yanze kunyishurira ndaborohereza ndabareka njye kwiga niga ntaha no kwiga ndi gutaha abizi ko ari amafaranga make nayo banze kuyishura ibyo uri kubesha ni ukuri n'ubu banyirukanye ubu ndi kwerera nabuze iyo njya niyo bageze mu rugo nsanga harafunze nta n'abari urugo rwa Mukamana na ndaranyubutumwa babuze amafaranga yo kukwishyurira ngo wige bayabuze se kuko yajyana mu kabari ahubwo wamfashije ukabingeramo nk'iga ntabwo bishoboka nsigaje umwaka umwe ariko nawe umeze nk'akajiji buriya abantu baba bashinze kuri ubuyobe aho babikaga ku buryo utatereraho minerivare igice babikaga ese twagira ngo bayizirikagaho ko n'amafaranga mbonaga mu kandi ntabwo byumvikana tugende tuje kubashaka tugende ahubwo tugende namfashe ngende ndashaka kwiga nshaka umwana afite uburenganzira bwo kwiga ababyeyi bafite inshingano zo kumwitaho nsigaje umwaka umwe nabona niba kwishyura ikintu cya mbere ntari kwihanganira ni ibyana twigaraga byiba amakaramu ufata amafaranga magana angahe yose ukagura amakaramu warangiza ukisanga nka saa yine nta karamu nimwe ufite kandi nta nico wabona urareka cyangwa igitimbure mukuri yinjije nyine umwaguye kwigura mu biki ariko nanje uri kureba mene nkibi ntabwo byananira izina ry'Imana ntabwo byananira ngiye kubakirana ku buryo nje taka gushinga ibiraro by'ingurube urukundo ahantu biraga imbi uzi ngo twebwe twirwa dukora ibi byose urumva nuko twe twabise mubona se ntagiraga amafaranga ese karibyo mbamubwira uretse nkubaze uzi ngo bira wabyikorera kangahe abasibiri gukorera amafaranga se bari gukorera amafaranga sindi kwirwa ndi guhobagira mu ishuri ndi kwirwa ndi kurwana n'abari bipfunsi ingumi hasi hejuru bari kutuzugurira ku mafaranga iwacu batanzeyo sibatangaga amafaranga ngo nje ku ishuri sibanguriraga imyenda n'ibiki byose singeragayo bakankubita ngo nakerewe ngo cyangwa ngo nabonye zero nizobaga bari kumbaza iki ariko reka uretse nkubaze ahantu waburiye ubwenge urumva uzi ngo wakirwa wikora biri ukabyikora kangahe genda igikanu gitunuke turebe icyo uzimarira urabura kwiga ukazaba umuyobozi nk'abandi ukagira ikintu wimarira urahonga aho uri muraka kwikorera imizigo abayobozi bavuyemo ko bamajije kuvamo hari abandi uzi ngo hari abandi bazavamo kuzukuri igicucu nese niba hari umuntu uri kubuyoboza afite imyaka 26 nje nkaba mfite ngiye kugira imyaka 20 uwo muntu azavaho ryari ariko azava hagize imyaka 65 nje nzaba ngize 50 ningahe muri 50 ningahe ubwo nzabona akazi ngize imyaka 50 ningahe nubwo wayobora imyaka 2 wagira ikintu wimarira ariko reka nkubaza ikibazo kimwe nese nzaba nyibi wacu oya tuza nkubaza ikibazo kimwe urumva ubona abantu bose birwa hangaha kubona twirwa mu kabari twebwe nuko twe twabihisemo ariko reka nkubaza ikibazo si ikibazo cy'ubushobozi wageze Imana iwanyu ubakuboneye udufaranga baricyuye ngo ujye ku ishuri urahonga uri guhobagira gusa okay ubivuze neza babonye amafaranga barishuye singo barishuye nje kwiga niba ndi kwiga mu wa kabiri bazanye systeme zo kuvuga ngo umuntu udafite 50 agomba kadubura nzadubura imyaka ingahe ago mafaranga bari kwiga bari kuntangaho ntawe yaguramo ikibwana cy'ingurube mu gihembwe kimwe ikindi gihembwe sikindi kibwana ibihembwe bitatu si ibibwana bitatu izo ngurube mu mwaka gumwe ziba zibyaye ingurube yose ibyaye ibwana 20 mu mwaka gukurikiyeho simba mfite ingurube zirenga muri 80 nese ndashaka kudubura icuri 6 nje kuba umusaza ndi kwiga mu wa kabiri ibyana noneho nirwaga ndi gukubita inkonje muno muri karitsiye biri kumfata bikancaho
biri kumbona bari kunkubita nyumva neza ariko sutaranyuze umuntu w'umugabo koko icupa rimwe riramufata rikamugarika mu mukingo wakwihanganye tugakomeza urugendo tukagenda ariko Mukama iki wandinde murinde ubusari nge nawe ugombye kurinda undi nini njye ndifata nkicara mu muhanda nkakurinda ngo ubyuke dukomeze urugendo wanjye ngo ni nkurinde warayunyaye mu buriri ukanga kubwira ngo nanjye nyare ariko nanjye nakumi njyewe cyangwa wowe ntabwo ariwe warayunyaye mu buriri ukuntu warayunyaye mu buriri ntumbwire ngo nanjye nitume haguruka dutahe ariko rero Mukamana mwana wa mama Mukamana iki uje uritegereza Suzana mbonaga ari umukobwa mwiza ubu nta n'isoni urifata ukagenda ukajya kureba abagore b'abandi nta no kunyitaho buri kurangarira abagore b'abandi si ubwo uburaya bwawe ubuvanye mu busore ubugejeje no mu busaza bwawe ariko Mukama iyo urebye ubonaga utari igihweje uvuze igihweje nase ndaranyubutu wowe iyo uhagaze gutyo nuko ugaramye mu mukino ubona utari ikigoryi reka tuvuge ibintu dusubira ibindi urananyubukije ubu nijoro ko nakubwiye ngo ubyuke ujye gusoba ukavuga ngo uri gusoba wahize ukanyarira buriya nayo ni mwishyura uzaraka numvaga hashushe ewe kera badukubitiraga gusoba ku buriri none kubona ari wowe usigaye ari abasimbuye warebye kiriya kigaho ukuntu cyari cyiza bakibonye none urushaho utari gifite amatuza umva Mukamana njoro nkubwire ntazaguha amabere ga nyoko ntazaguha amabere ga nyoko nkagusatura uretse ko utangiye kubirakariramo wanjye igihe njewe kumva tukanyeranya nabo kwa kabakera unoze ubunyari wo kwa kabakera wigeze ubona ari uwaho umva nyine ako shampaza uruvugo yaragendesheje reba ukuntu igihungu nawe usigaye ukabyarira ugusinda kwawe reba ukuntu igihungu c'isha gisigaye kirigwa mu kabari cyabucengende sha usiko bukenyende ngo ntigisambo ubukenyende ngo bamuhaye indaramabuno ntabwo wabyumvise cyagiye wa mugabo ari kubivuga nanga nawe uyu umaze guhaga ngegera ngo kiribagasha cyabucengende kandi niko kubwira ngo bamuhaye indaramabuno none se umva nyine reba cyagihe ukumva asa wakumvisha ukaza kuzunguza urwo rutwe reba cyagihe ukumva wa mugore bamufatana na wa mugabo si kubyibuka kama wowe ishyize nkozi uri kunuka amabyi wanjye gira ntabwo ariwe waraye winereye ntunakarabe ko kimeze kizaye kirarara kiri kwinera n'ikirangiza kimbwira ngo ndi kunuka Mukama ntaho zibaho gaho wangegeraho nanjye sinjyana nawe wangunzuwe sigara unagaramye muri uwo mukino Kama Mukama mana ntukajya unyabiza ndanyutu ntukajya unyabiza n'undi munsi wangegeraho ko kiba kimeze kizakiragira kurara kiri kwinera no kurara kisobera n'ikirangiza kimbwira ngo ndi kukinukira subwo nta n'isoni uba ufite mu by'ukuri ko buriya nakwihoreye tukiri hariya mu kabari nkaguhaga henye utekereza ariko ntabyumvaga ndanyutu niba ari umuntu umaze guhaga umaze kugera ahangaha ukirirwa uri kurata abagore b'abandi ubabona ko ari beza ushoboye iki wabamarira iki mu by'ukuri mu buri ugize kuba ntacyo ushoboye ugize kumbangamira urara unyara koho hejuru nta n'isoni nuranarengiza ujya kumbwira ngo nsigaye nkunukira hejuru yawe ariko wakoze iki Mukama reba uburyo kiri kwigaragura
ikomeza wigaragure sugura isabuni igaragure ngegera nyoko yari umurozi sha nawe yarabiguhaye si wakuroze se si wakuroze uzabaze wacu ntabwo twebwe turoga ngegera nyoko si wabungaburiye akimeze subunire ryanga kugushaka ndi kureba hehe buriya nabonaga uri umuntu muzima nkumva ko inyaso zose nzihe nzazihanganira ariko izi zo kurara uri kunyaragura ejo no kunera ntabwo nazihanganira ko kimeze Mukamana kanje uri kubarara ujyayo ntunkoreho uri kunyumva neza ntunkoreho ndaranyibutse umva bari ko kiba kimeze suko nabisona uba ufite na ndaranyibutse nakubwiye ngo ntunkoreho wanje reba uburyo kiba kiri gusa cyagize kikirwa kiri kuza kinyababa hejuru reka nkubwiye nta nubwo wowe nta nubwo nifuza kugendana nawe nta nubwo mba nifuza no kwicarana hano ubuhari ko kiba kimeze reba uburyo cyagiye kibyimenagura nakubwiye ntukajya unyabiza uri kunyumva neza narakubwiye ntukajya unyabiza indi ugahambirwa wanjye geraho ko kiba gisa inzara irenda kuzanyica reba ibintu babiriwemo wese kuje hangaho uje gukora iki ntabwo mu gitondo nakubwiye ujya ku ishuri turi kubona nje gukora iki urabizi ntabwo wishaye ku ishuri reba inkweto nambaye kandi ku ishuri ryacu itegeko ni ukwambara inkweto zifunze maze kubikubwira nk'inshuro zirenga 100 ariko ntabwo mu nyumva ubwo utangiye kunanirana nkaba abakobwa ngerirwa ndi kureba ngo bakwirukana inkweto wambaye ibirenge ngo iki Mukama none se ari kujya kunanirana ajya kwigira inshinzi yigira imbambare wirirwa ubona abandi bana bangana bambaye uniforme bambaraga inkweto Mukamana reba ibintu Mukama reba ukuntu bazidozadoza bazi mwamutangiye amafaranga y'ishuri ni nyiramapfa ngo ninde uri kukuvugisha nabi arundi se pfuna nabyo wasinze kiri gukwedura umuntu uri kuwaka n'abakorera raporo babafunge niba mudashoboye kwigisha umwana Mukama ugena kutanya kutujerera uko uburezi turera umwana wacu bw'ibanze bw'abana bose bugomba kubahiriza ndakubwiza ukuri ninjye wamwikaniriye ntago muri buza kumuntegeka umwana w'igihugu ntabwo ari uwawe gusa ku buryo wamufata uko ushaka afite uburenganzira bwo kwiga nyine uri kubona yambaye ibirenge ntiyambaye inkweto ko atari ku ishuri nanjye nkakubaza ujya kwigira ishyano wigira imbambare ngo bigende bite ariko Mukama utabeshe ubu kumumeze mwirirwa mwita ku burere bw'abana wangi indirimbo ni nziza kugira uzuvuge ngo iyo ndirimbo ni nziza uko turi kuririmba hano ababyeyi nkamwe mukwiriye amahugurwa ntago namwohereje aho ugira agenda ku ishuri akaba atangiye kwigira ishyano n'imbambare nakubwiye ngo icyo ubundi wowe ko kaba kameze rekeraho gutoteza umwana oya reka nkubwire aka gakobwa kamaze kubona gashinze amabere katangiye kujya kwigira agashyano mutima w'urugo nkawe mubambaza ubu mutima w'urugo nkawe uyu mwana ni ubuhe burere uri hari uburere ntamuhaye umugore uje mu hari kabare ibiryo wabuze nta bijumba byaraye uri mu kabare urabona mutavuye mu kabare ntabwo bikwiye wabene ntabwo bikwiye kuja kwirirwa mu kabare mutitaye ku burere bw'abana wigeze umbona mu kabari muvuye he we n'umugabo njyewe wigeze umbona mu kabari biragutse wabene muve mu byo murimo oya niba mudashaka ko mbakorera raporo muve mu byo murimo inde muve mu byo murimo ngiye nkorera ubuvugizi ndashaka kwiga mu gitondo badutse kare bansiga mu nzu ngenyine nabibonye ndandika raporo nta kintu Mukama umukobwa ufite amabere mu gatuza ngo bamusize Mukamana akhayo nawe wibunyambiza nawe iyo ndirimbo igiye mwahereye muri kuyiririmba abo muri kuza mwahaze mukaza muri kwagira ku bantu ngiye nabwire nta bijumba biri mu nkono nta bijumba biri mu nkono ibijumba birara abana ibijumba si papa ntabwo yagiye abiri ariko ubundi Mukama abantu ni bana uranyumvira di ariko Mukama mwahereye muri kuririmba izo ndirimbo zari ndaranyutu nambabarira babara wikomeza kuntesha umutwe uhindura izindi ndirimbo mpindura indirimbo atari abo ngabo bari kuza kuvugisha umuntu wabara ururinda uvuga ngo Mukama abo bantu ni bana